ikiganiro inkuru mu makuru cyihariye navuga ngo ni special edition ubwigenge tariki nk'iyi tariki ya mbere Nyakanga hari mu mwaka w'1962 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge rubukuye ku bakoroni b'Ababiligi bivuze ko uyu munsi tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'2026 imyaka 64 irashize u Rwanda rubonye ubwigenge. Ariko se ko u Rwanda rwabonye ubwigenge nyuma yo kububona hakurikiyeho iki ko ibirori byo kwizihiza ubwo ubwigenge bimaze imyaka myinshi ntabyo tubona mu gihe mu bindi bihugu bya Afurika kwizihiza ubwigenge mu bihugu bitari bikeya aba ari ibirori bikomeye? Kubera iki twebwe mu Rwanda ari uko bimeze? Mu myaka 32 u Rwanda rwateye indi ntambwe cyane cyane mu mahitamo ya politike ruza guhitamo politike y'ubwumvikane. Politike u Rwanda rwahisemo muri imyaka 32 ishize ihuriye he cyangwa se igatandukanira hehe na politike yari iri mu gihugu ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge? Ese imitwe ya politike ishobora kugira uruhe ruhare mu kubaka ubwigenge nyabwo bw'u Rwanda n'Abanyarwanda? Reka tubiganireho kuri uyu munsi w'ubwigenge twizihiza ku nshuro ya 64. Muri studio ndi kumwe n'abanyapolitike bagiye kudufasha kuganira kuri iyi ngingo. Mbaye kaze, ngiye nitwa Divin Wayo, ariko ndi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, akaba ari komiseri mu muryango FPR Inkotanyi. Honorable Tito, ikaze mu kiganiro. Murakoze. Muri iki kiganiro kandi ndi kumwe na Honorable Madina Ndangiza, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI, akaba nawe tumuhaye ikaze Honorable. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro turi kumwe kandi na perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Dr. Frank Habineza, akaba n'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Honorable Frank, muraho neza? Muraho neza. N'amahoro. Murakoze. Kaze mu kiganiro. Merci beaucoup. Reka mpere kuri Honorable Tito Rutaremara. Uyu munsi mbere yuko tuvuga ubwigenge kuri uyu mwaka wa 64 cyangwa se ku nshuro ya 64, musobanura mute umwuka wa politike wari mu gihugu ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, ubwo mubisanisha n'inkubiri yo gushaka ubwigenge ku bihugu bya Afurika muri iriya myaka, dore ko ni ikintu cyari kigezweho? Muri icyo gihe nyine muri za 50 ibihugu bya Afurika byose byashatse ubwigenge. Hari bimwe byabiharaniye bibona byaharanye, harimo n'ibyagombye kurwana, hari ibyagombye kugira kwigaragambya, kuko abazungu bavuze batari kubwo babigize reka tubibahe, dufite ukundi tuzajya dukorana nabo. Ariko tuvuge nk'iwacu hano hari amaparti atatu manini. Hari parti unari Union Nationale Rwandaise bitaga bashyirahamwe y'Abanyarwanda b'u Rwanda, ni iyo yagiyeho ishaka ubwigenge bw'ako kanya, babyitaga independence immédiate. Ndibuka tunigaga no muri Saint-André hariya, aba jeunesse abajeni bari nari twese twagendaga tuvuga independence immédiate, n'umukecuru akagenda avuga independence immédiate batanazi n'icyo bivuga, ariko yari independence y'uwo mwanya. Nawe se wari uri muri iyo runari? Nigaga muri Saint-André, nari mu rubyiruko rwayo, nari mfite imyaka 15-16 nari mukuru. Ubwo turi muri 58. 59 burya amaparti yagiyeho muri 59 hano. Inari yagiye 59 ku itariki ya 13, raderi ngira ngo ujya kuri itariki ya 14 muri 59. Ukwezi kwa 9 yose yagireho mu kwezi kwa 9, parlement ijyaho mu kwa 10 ariko bitangira. Parti parlement hagiyeho inari, raderi, paprosoma, hanyuma parti parlement.
ariko rero muri ayo mapariti yashaka ubwigenge n'iyo ngiyo ya inari yashaka ubwigenge bw'uwo mwanya, ndetse ikavuga iti muri 60 hagati ya 60 na 61 tukwiye kuba dufite autonomy, bwa bwigenge bw'igicagate. Hanyuma ubwigenge bukaba muri 62 kuko ibihugu byari byaratangiye kubona ubwigenge nka za Ghana zabonye muri 57, za Sudan ziriya zari zarabonye ubwigenge, Congo muri 60, mbese ibihugu byinshi byari bimaze kugenda bibona ubwigenge. Ariko nka parti raderi igashaka ko yagira autonomy imyaka 40 kari bwizabona ubwigenge. Raderi Rassemblement Démocratique Rwanda niko bayitaga, kavuga ko yo yazabona ubwigenge mu myaka bayiho autonomy, ubwo ikakomeza ikakorana n'ababiri imyaka 40 nyuma kari bwone ubwigenge. Iyo ntiyashakaga immediate, ntabwo yashaka immediate, urumva byarege yego. Noneho parti Parmehutu na Prosoma bo bavugaga bati ikibazo dufite ni icy'abatutsi, nibanze bigireho ibabeho. Ariko nyine ubwo cyari ikibazo cy'abatutsi ko ari bo bategekaga n'ababirigi, ko ari bo bakwiye kubanza kuvaho n'iki, ariko kugira ngo banabiryoshye neza baravuga ngo reka ngo ubwo bagiye nibwo twakubaka demokarasi. Nkaho ubwo rero kuvuga ko abahutu kuko ari benshi ko ariyo demokarasi, ariko demokarasi ni ibitekerezo ubundi ntabwo ari ubwoko kunoza. Nicyo rero cyari ikibazo, bavuga bati twebwe icyo dushaka nuko abatutsi bigirayo, ibindi tuzadukorana n'ababirigi ntacyo bitwaye. Nibyo ibyo bitekerezo. Ariko rero biza kugeraho muri za 60, 61 na 2 nkaho noneho ngira ngo habaye mu Bwongereza benshi bagenda babirwana, ariko ibihugu bya Bwongereza byinshi byaribonye, Ubuhinde bwari bwarabibonye, bya bihugu bya Indonesia byaribonye, za Ghana zarabibonye, za Sudan zarabibonye, mbese bigenda biza bityo, Uganda, Tanzania n'ibindi bigenda bibibona. Ariko ari uguharana nuko Ubwongereza urumva bari barigishije, baratanze ibyo bitaga autonomy, abantu barabaye mobilize, hari n'amategeko, hari n'amaparti yagiye atangira kera. Nk'ubwo ubwo twayitangiraga 59, nka parti DP muri Uganda yatangiye muri 32. Urumva igihe we nubwo bajya gutangira inari, ubwo yatangiye nyine Rudahigwa amaze gupfa kuko bamwishe 59, ariko inari kabaho yageze. Ubwo uwamubwiraga ko atari ko kwiye gushaka gukora parti ishyiramo abanyarwanda bose, kuko bari abazungu nimutangira kwaka ubwigenge nk'ahandi bazatangira babacemo ibice. Bati byiza ari nuko bayitangira hakiri kare. Bo babimuguraga kuko bari bamaze imyaka myinshi, batangiye nka DP yatangiye mu 32, 1932. Ubwo turi mu 59. Urumva parti nibwo za abandi bari bamaze imyaka 20. Uriya za izo parti za NCC nyine sizo mu 1000 muri 12. Urumva handi zo byari byaragiye bitangira kare. Ubwo rero kuko habayeho movement de Gaulle nawe itangira avuze ati ariko birarwanira iki, reka tubahe ubwigenge. Ku buryo mbere y'abihugu by'Abafaransa hari ubwo yoherezaga ministre, uyu munsi bakabitanza aha, ejo hariya, urebye amatariki bagiye bagera, ni nk'umuministre waje agenda ajya buri gihugu agenda agiha. Uretse bimwe nka Algeria banze kuvayo kuko ariyo Abafaransa benshi b'abakoloni, hagomba kuba intambara. Ibyo rero byaje gutuma noneho no muri Loni n'Ababirigi, kuko Ababirigi bari barayitanze, barayikwanze muri Congo, ariko batazi bumva bagumana u Rwanda n'u Burundi. Nibwo batanze iyo NDP, batanga bayiha abatarayisabye, abari barasabye, kuko Inari yagize meeting eshatu rwose mu Rwanda bayikuraho. Ariko nyuma bigiye kuburana muri Loni muri 61 n'ibindi, nibwo Loni yabasabye ko bongera bakayigaruraho kongera igakora. Ariko abenshi bari barahunze bayo, abandi barafunzwe, abandi baragiye. Urumva rero icyo gihe kwanza independence bayisabye, barayibahaye. Muri ayo maparti yandi ari raderi yayishakaga
nyuma y'imyaka 40. bashakaga autonomy independence ikazaza nyuma y'imyaka 40. Hanyuma Parmehutu- wenda ubu ngubu nibwo iyo twabaga tukibona independence. Naho Parmehutu yavugaga ati twebwe ababirigi twakorana, abatutsi bavugiye nta kundi. bo ni ukwigizayo abatutsi hanyuma ubukoroni niyo bwahaguma. Urumva rero baza kubyambika ikintu kivuga ngo ni ukubanza kubaka demokarasi, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwabo h'abahutu ba nyiri igihugu, ubwo niyo demokarasi. Niko byaje kuvugwa hanze, ariko rero kuvuga ngo bigizeyo abatutsi n'ibyo, kuko n'ubundi bavugaga ngo ko abantuza abahutu nibo ba nyiri igihugu, abandi ntabwo ari bo. Urumva ko niyo bavugaga demokarasi. Nyuma rero nibo babonye ubwigenge. Urabyumva rero baguhaye ubwigenge utabuharaniye, nuko byagiye. Ntawe buharaniye, si we wabwifuzaga, barabuguhaye. Yaba ariyo mpamvu se kuko ahandi tuzi ngo intwari zaharaniye ubwigenge bw'ibihugu, tuzi abo Bankwame Nkrumah, tuzi bande. Hano rero mu Rwanda byagenze bite ngo twisange twebwe nta ntwari tugira zaharaniye ubwo bwigenge? Urumva iyo pariti yageze mitingi nka gatatu, babona ari pariti iri muri abanyarwanda benshi cyane, nubwo yaje kwitwa ngo ni pariti y'abatutsi, ariko buriya pariti yari irimo abatutsi b'abatwari, ni radere, yari irimo abakozi ba leta n'abatware bakoranaga n'iyo ntuntu. Ariko nka inari, abantu bose abacuruzi barushya abo ngabo, buriya abantu Rwagasana niwe sekretari generale, yari mwene wa Kayibanda, nka murumuna we na Kayibanda yaramwishe. Urumva abayiharaniye nibo bapfuye, bapfa ubwigenge butaratanga. Ubwigenge butangirwa yuko ibihugu byose bagomba kubiha ubwigenge biturutse kuri iyo movement ya kwa De Gaulle yagendaga biha bya bihugu bya West Africa, noneho n'abandi barabitanga, nuko ubwigenge bwagize. Ubwo rero bwabonye n'abatabushakaga. Ni ukuvuga rero ko no kwitegura ntibari biteguye cyane byo kugira ngo urumva ko burya kugira ngo witegure harabayeho nibura n'abantu bajya nk'ubwo u Rwanda rwari rutaragirana n'abantu bize muri university. Abagiye baboneka ni bake, bagiye boherezwa, abenshi n'abagiye nka 3, 4, 5 bagendaga boherezwa na form tara niyo babaga bataranarangiza muri 62 icyo gihe. Abandi n'ababaga muri groupe scolaire yari secondaire, wiga kuba assistant w'umuzungu, akaba assistant agronome w'umuzungu, akaba assistant médical w'umuzungu, akaba assistant vétérinaire w'umuzungu. Urumva assistant kugira ngo uzufashe umuzungu ko ari we wakoraga. Abo rero nibo bari bageze. Urumva nta bantu, urumva nk'ubwo igitekerezo nk'uwo musenyeri wa Uganda wabwiraga Rudahigwa ati nyamuneka ati ntudashaka pariti ngwizike. Nubwo rero kugira ngo inabeho, ubwo Rudahigwa agomba gukoresha bari abakarimuzo abanyarwanda baga muri Uganda bari barize muri za university. Urebe ko university n'abanyafurika batifuzaga kugira ngo n'abanyarwanda bagerayo. Nk'umuntu witwa Majoro w'Igahini yarangije Makerere, ariko aje mu Rwanda ntiyabona umurimo, ajya kwigisha muri primaire Igahini. Avuye kwiga kaminuza Bugande, ahitira muri primaire niho yabonye andi kazi se yajya kubona ati uwamubonye ni Rudahigwa bagiye kumukura amushyira mu nama y'ibwami, y'inama y'umwami, za nama conseil supérieur y'umwami. Aramuzana amushyiramo, yarabimenye aramuzana ko ari umuhanga, ariko asanga atabafasha uko atumvaga Igifaransa. Amwohereza mu Bubiligi ngo yige Igifaransa azaza abone uko bafasha cyane. Ni nabwo agezeyo baramwica. Ari umwe mu bishe burya bataricana ba Rudahigwa. Burya nuko batavugwa, hari abagiye bicwa batyo kuko bamubonaga nka ntuza bati niwe wenyine uje mu Rwanda wa universitaire batangiye kwinjizamo muri politike,
uvuye mu bihugu bya Uganda politiki zari zaratangiye numva ndakubwira ugasanga rero n'abazungu baramutinye byagwa rero amwohereza kugira ngo abone uko abafasha impapuro byose ibindi byose byabaga byanditse mu gifaransa ntabwo yaba ashobora kubafasha we yarize mu cyongereza baramwohereza kugira ngo yige igifaransa mu majoro umuntu bishe ngo yishwe na malariya ari i Burayi ayo ni amateka umwuka wa politike ni uko wari umeze nk'abanyapolitike uwavuga ko iyo ntangiriro ubwayo n'umwuka wari uhari byagize inkurikizi zitari nziza akanabihuza no kuba uyu munsi nta birori byo kwishimira ubwo bwigenge yaba yibeshye abihuje nibaza ko ataba yibeshye iyo urebye ubwigenge u Rwanda rwabonye muri 1962 ni nyuma y'imyaka nk'itatu bamwe mu banyarwanda barameneshejwe bivuze ko muri 1959 abatutsi barameneshejwe bava mu ngo zabo ziratwikwa bajya kuba impunzi cyane cyane mu bihugu duturanye n'ahandi byumvikana ko ubwo bwigenge bwari bw'igice kimwe cy'abanyarwanda hari abanyarwanda kandi bafite uburenganzira ku gihugu cyabo batari mu gihugu birumvikana rero ko kuba ubwo bwigenge bwarabaye nk'uko Mzee Tito yarabivuze abatarabuharaniye bakaba aribo banabubona kandi hari abandi bahejwe birumvikana ko hari n'umwuka mubi uwo mwuka mubi rero umuntu yanabihuza n'imiyoborere y'icyo gihe iyo miyoborere y'icyo gihe iyo urebye mu mateka usanga ko hari imiyoborere mibi cyane iyo miyoborere iheza abanyarwanda iyo miyoborere aho umunyarwanda wese adafite ijambo imiyoborere ishingiye ku ivangura cyane cyane ivangura ry'amoko aho abantu bibonaga mu buhutu n'ubututsi ngira ngo abatwa bo ntibanavugwaga ariko yari n'imiyoborere ubona ko idateza imbere abanyarwanda no mu gihe wifashe hagati ya 1962 kugeza muri 1900 mbere y'uko hatangira urugamba rwo kubohora igihugu hari n'ubukene bukabije abanyarwanda bari mu bukene bukabije ubwo bukene rero birumvikana ko nta terambere ryari mu gihugu ariko nabo twavuga ko bahejwe bakameneshwa bakajya hanze mu gihugu basize iyo mitungo ariko n'abayisigayemo wavuga ko ntacyo byabafashije rero ayo macakubiri ubwo navuga ngo iyo miyoborere mibi ishingiye ku macakubiri aganisha cyane cyane ku moko umuntu yanabihuza nuko byahemberaga nyine jenoside yabaye muri 1994 ubona ko ari nk'urugendo ko abo banyarwanda bahejwe bikaba ngombwa ko bamwe muri 1990 bafata intwaro kugira ngo babohoze u Rwanda bahabwe uburenganzira nk'abandi banyarwanda bagaruke mu gihugu cyabo ariko nyine bakurwa mu nkokora ni jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko yose umuntu anayihuza n'imiyoborere mibi y'icyo gihe ubwo rero tugira ngo hari mu myaka 32 ishize twaza kuza kwigeraho ariko hari ikinyuranyo mu by'ukuri wakwibaza ko iyo ufashe iyo miyoborere y'icyo gihe yahezaga abanyarwanda ugahuza n'imiyoborere y'iki gihe aho buri munyarwanda wese yibona mu buyobozi bw'igihugu aho buri munyarwanda wese umuturage ari ku isonga wabona ko nyine iyo miyoborere y'icyo gihe yagize ingaruka zikomeye ku benegihugu ndetse no ku gihugu muri rusange. Dr. Frank Habineza bimaze gusobanuka ko umusingi ubwawo wari ufite ikibazo kuva icyo gihe ubwo abantu baravuga kumeneshwa kw'abanyarwanda n'ubwicanyi bwo muri 1959 ariko na nyuma yo kubona ubwigenge muri 1962 mu bihe bitandukanye nk'uko tubibona mu mateka n'ubundi abanyarwanda bakomeje kwicwa by'umwihariko abatutsi no kumeneshwa wavuga ko abanyapolitike mwatengushye abanyarwanda kuva icyo gihe yaba yibeshye? Ntabwo yaba yibeshe kuko usubiye inyuma ari ku gihe cya za Prasoma abo
bambonye umutwa yera bagitera ubona ibitekerezo bari bafite cyangwa se n'ibintu bandikaga icyo gihe n'ubundi byari birimo amacakubiri. Noneho ukurikije n'ibyo Honorable Tito yaravuze mu kanya, n'ayo mashyaka atangiye kuvuka ari inari cyangwa se raderi, ariko andi yavutse nyuma yaho ntabwo yari agifite igitekerezo. Ubundi amashyaka cyangwa se imitwe ya politiki igira ikintu bita ideology. Ideology ni ibitekerezo, umurongo ngenderwaho uvuga ko uyu murongo tuzagenda bawukunda ari uzayobora igihugu. Ruva ahabagaho abantu bafite kuvuga ngo turifuza ko habaho demokarasi, amashyaka ashingiye kuri demokarasi nka cyangwa se huriho n'abaturage bose, nk'izo za DP Democratic Parties cyangwa se nayo naruva ko yari demokarasi ariko ihuza abanyarwanda bose. Noneho bamwe kumva ko bashaka independence yihutirwa, abana ko batutizeho gakeya, ariko ukuva nyiri ari ibitekerezo byose bisa nkaho bishaka ubwisanzure bw'abaturage. Ariko noneho za parlement zije zo zavuye muri ibyo, zo zitaziganisha kumva ko ideology yo kuvuga ngo barayobora igihugu iba yatakaye, kuko iyo ushaka kuyobora igihugu uyobora abaturage bose, ntawe wavuga ngo urahitamo bamwe abandi basigaye inyuma. So ni ukuvuga ngo abanyapolitiki batangiye gutenguha abanyarwanda, cyane cyane urebye na Perezida Kayibanda kuba yashoboye no kwica umuvandimwe we uwo bavukana ariwe Rwagasana, kubera ko yari umunyamabanga mukuru wa UNAR. Urumva deja ubwo byari bimaze kugaragaza yuko nta kwihangana kuhari. Ubwo tusimbutse ibindi bamaze bibi gukora byo gutwikira abantu, byo kubirukana no kubica. So ukavuga ati ibyo byose bigaragaza yuko noneho na icyo bita ngo Repubulika ya kabiri ije ya Perezida Habyarimana nayo ije, abantu batangiye gutekereza yuko nkaho ari ibintu agiye guhindura byiza, ndetse abantu batangiye gutekereza ati nibura niko yaje avuga. Kubera ko ubwo hari habayeho n'ibitero by'inyenzi yari byaje, nk'uko twibuka mu mateka ko bishe Abatutsi hariya muri Gikongoro, benshi cyane barapfuye, ndetse ariko ntabwo ariho honyine, no mu majyaruguru za Burera zaye hose barapfuye, ndetse baranabapakira batwara no mu Bugesera. Kandi mu Bugesera hari ahantu habi, hari n'isazi bitasese bari bazi ko ishobora kubica cyangwa igomba kubica. Ibi byose byari ibitekerezo bibi bidafite aho biganisha abaturage, ariko abantu babonye Habyarimana agize bavuga ati nibura hari ikigiye guhinduka. Kumbe biba bibi cyane, ahubwo azana na politiki noneho za zindi yavuze ngo niziringaniza bya bindi noneho byari by'amoko byari bikiri mu magambo cyane, we noneho arabinstitutionaliza, abishyira muri gahunda za leta, mu nzego za leta. Niwe yatangiye kuvuga ati niba ari 10% nibo b'Abatutsi nibo bazajya mu mashuri makuru cyangwa mu kubona akazi ka leta cyangwa mu gisirikare. Nuvuga ngo ibyari biri mu magambo bitaragenda, we abishyira noneho mu bikorwa, mu nyandiko, ndetse hatangiye no kubyubahiriza. So iyo bikurikiye byose ibyo bitekerezo bibi uko byagiye bikurikirana byatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo tukavuga yuko abanyapolitiki batengushe abanyarwanda, kuko ntabwo bigeze bagira ibitekerezo byiza byo kuvuga ngo byahuriza hamwe abantu bose bayobore. Ubwo ariko turebye no mu rugamba rwo kubohora igihugu, nk'aho umuryango FPR Inkotanyi batangira bari bafite gahunda, ubona ko hari gahunda, ingingo nyamukuru bavugaga ati turashaka gucyura impunzi, kunga abanyarwanda, gukuraho igitugu, kuzana demokarasi, kuzana amajyambere. Ukabona nk'ibyo bitekerezo ari ibitekerezo bihuza abanyarwanda, kandi uvuga ko utari butandukanye abantu ushingiye ku bwoko cyangwa se ku idini, ku karere. Kuko wibuke ko mu gihe cya ba Kayibanda na ba Habyarimana hari harimo uretse iby'amoko n'akarere n'irondakarere. Icyo kintu nacyo kirakomeye cyane, kuko Habyarimana akora kudeta bisha abantu babita ngo n'abanyenduga bo mu majyepfo, arabica urumva babaziza akarere. Ariko na Kayibanda nawe perezida nawe afite ukuntu yatuse abakiga, avuga ko nta kintu bashoboye kujya gusa mu gisirikare, ibintu nk'ibyo. Urumva ko nawe yari afitemo icyo kintu kironda karere, nubwo n'icyamoko cyari gihari. Noneho urumva ibyo bintu byarakomeje, ari Habyarimana arabikora, bironda karere, ironda bwoko. Icyo ntamenye niba n'uruhu rwari rurimo, ariko barasuzuguye cyane abanyarwanda. So nta murongo mwiza bari bafite wo kuyobora igihugu. Gusa tukashimira yuko nibura FPR Inkotanyi bagaragaje umurongo wo kubaka igihugu, ariko na nyuma yaho haza n'itegeko nshinga rishimangira ubumwe bw'abanyarwanda, rishimangira politike irwanya ironda koko, ironda karere, n'ikintu cyose cyavangura abanyarwanda.
bikaba biri mu itegeko nshinga. ngira ngo iryo ni na rimwe mu mahame shingiro y'itegeko nshinga. ubwo uri umusenateri urabyumva neza kuturusha. Wavuga ko rero umusingi aho ngaho wari wapfuye, ariko niyo navuga ngo umukoroni we yari yakoze icyo agomba gukora, we yaba ari mukuri honorable, kuko ubwigenge bari babutanze, cyangwa hari ukundi bisobanuka, kuko umuntu ashobora kuvuga ati ni amakosa yacu bwacu abanyarwanda, nitwe twakoresheje nabi ubwigenge twahawe, ariko twari twabubonye. Urumva ubwigenge uretse nubwo ntibabusabye, ngo iyo utabusabye ntabwo uba wabyiteguye, kuko ubundi iyo bisaba uritegura ukareba uti nzakora iki, nzagira ntya, bo ntabwo babisabye. Ariko nabwo ntacyo bitwaye bibaye bityo, abenda kubuguha bagutegura. Ariko nuko buriya ubwigenge butangwa ntabwo bariya b'i Burayi ntabwo aribwo bashaka gutanga. Ubundi uretse aho abantu baburwaniraga bakabubona ubwabo, nabo bumvaga bashaka gukomeza gutegeka. Noneho n'igitekerezo kiza kuzanwa na De Gaulle, ariko uhabareka bagategeka tugakomeza tugakorana nabo ibyo twari dusanzwe dukora. Ubwo ni Charles de Gaulle w'Ubufaransa. Ati mureke abari bayobora igihugu cyabo, ibyo dushaka turafatanya nawe, ibyo twajyaga dushaka tubibone. Urumva no kuvuga yuko mu Rwanda ntabwo abantu bari biteguye, nta nubwo bari bafite nk'iyo politiki iri imbere ngo noneho ngo bavuge bati reka twitegure, reka dushake ibitekerezo hariya, tubone uko ubu bwigenge bwacu tubufata bukaba ari tukigenga. Ntabwo bari biteguye kuri ibyo, kuko ideoloji yabo ntiyabibemeraga, nta nubwo ari byo bari banasabye. Ibyo bari basabye barabihawe, bituma rero batanitegura kugira ngo bavuge bati nyamuneka reka dushake n'abayobozi b'ukuri, dushake uko tugira umurongo munini wateza igihugu imbere, washaka ubukungu n'ibindi. Iyo kapasite ntibayigize kuko batari babitegereje, batari byo baba bategereje. Byatumye rero abazungu babazanira bati none mujye umutegeke, tuzakorana. Ariko ubwo urakubwira ngo mujye umutegeke, ntabyo mufite, ntabwo mwicaye ngo mujye mutereka ekonomi yacu mbese tuzayikora dute. Nta buryo ntimwiteguye, nta buryo mwiteguye, ntacyo mwateganyije. Ni ukuvuga ngo turabahaye, ni ukuvuga ko noneho amafaranga yajyaga aza kwishyura abantuza aracyava iwabo nk'uko yajyaga aza, ibyo batwaraga baracyabitwara, noneho bakabazanira ya mafaranga babizana babyita mufasho, baragufasha, bagufasha mu mishahara ya mbere y'abayobozi, nk'uko bajyaga babitanga biva i Burayi bigahabwa abakozi ba koloni. Niko byakomeje muri icyo gihe, kuko abandi batari biteguye ngo bavuge bati reka dukore ibi, reka mbese nk'uye nk'urugero za mini ziriya zifitwe n'abazungu, reka tuzinationalize, amafaranga abonetsemo aba ariyo tujye dukoresha, bigumanywe n'abazungu. Izi kawa tugurisha, reka noneho abatwe tuzifata bari twe tujya tubigurisha Mombasa, tubona ayo mafaranga, tubona ko tuyakoresha muri budget yacu, tugende ibyo dukora. Cyatumye no mu nzego z'imitegekere se hari bamwe mu bakoloni bagumyemo. Urumva byarabanje mu gihe cya autonomy, minisitiri akaba umunyarwanda, secretary d'etat akaba umuzungu. Mu gihe cya mbere niko byabanje. Urumva bavuga ngo nayo, ariko urumva niba ibyo bakwigisha ni ikintu, kuvuga ngo urakwigisha kuyobora nk'uko iwabo bayobora, none se niba babikora. Noneho rero bamaze kugera bavamo abazungu baraseka, ariko ibyo byose ibyo binini, ahubwo abandi basigaye muri ya ekonomi, za mini zagumanye b'abazungu, abari bo bagomeza kubikoresha, abari bo bagurisha, abari bo bashaka ibiciro n'ibindi. Ibi byaye bigenda
byagumanywe n'abazungu, aba aribo bitwara, aba aribo babigurisha nk'uko byakorwaga. Ikawa n'ibyo. Urumva noneho kuko igihugu kitari cyicaye ngo kigeretse bize yacu, reka twishakemo bije tuyibone dutya, bakibona ya yandi babahaga bagiye bayabaha buhoro buhoro, wenda bagenda bandi ariko bagenda batera imbere. Ariko ibyo nibyo byubatse kuvuga ngo imfashanyo, reka tubafashe muri bije, reka tubafashe mu mashuri. Ubwo nk'amashuri nibo bari bakiyafite, nanone abyifitwe n'abapadiri, ariko abapadiri bari abo b'abazungu nibo bari bayafite muri icyo gihe, ariko nyuma wenda habwa n'abandi bapadiri. Ekonomi yose ikiri mu maboko yabo bazungu. Nta kantu k'intambwe kari katewe, nibara ngo nk'uko babonye iyo autonomy muri politiki, uvuga ngo mbonye perezida, ngize ibendera, ngize ijambo muri Loni kuko mbonye umwanya muri Loni. Urumva ko ari politiki. Hari abaminisitiri b'abanyarwanda, hari wenda ba administrateur, hagiyeho ba prefet b'abanyarwanda. Nuko urumva ho muri politiki ibyo wari ugiye ubibona. Ariko muri ekonomi nta cyahindutse. Kandi cyari cyarazanye abazungu sukuza kudutegeka, ntacyo byari babwiye, ni ukuza gutwara ibyari biraho bya ekonomi, za mine, ibyo byose nibyo bya. Noneho abazungu rero icyo babonye, ibyo bari cyarabazanye barabikomeje barabibona. Babibona atari ngombwa ko bari bo bicaye ahangaha, resida, administrateur n'ibindi. Noneho hari perezida, premier ministre n'abandi bari aho ngaho. Abariho niko byakomeje. Independence rero abantu babonye no kuvuga ko twagize u Rwanda rubaye igihugu, kuko mbere twari nka ka commune k'Ububirigi. Ubwo ariko kinoneho kibaye igihugu, cyo cyarabonetse. Urwo Rwanda rubona n'ibendera ryaro, rugira n'umwanya muri Loni, ndetse rutangiye no kugira ambasaderi, bahera kuba Ababiligi, ambasaderi w'Ababiligi uraza n'uwahariya n'ibindi nk'ibyo. Ariko urumva nubwo bwigenge politiki, ariko nabwo butuzuye, kuko iyo bajya gukora bajya kugisha inama bariya. Ntugire ngo none nibo bonyine. Reka nkwe nk'urugero, hari ejo bundi hari bujyeho inama, icyo gihe nari mu Bufaransa, kugira ngo byari muri 1984. Hari inama ya niho witeje ubundi ubwo nejo bundi ibyo mvuga nize muri 59. Yego, ubwo genda hiteje bundi. Yego, urumva icyo gihe hari oyiwe yari igiye kuba muri Libya, inama ya oyiwe, mbese African Union, umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wari ugiye kuba ujya kurya muri Libya. Noneho uko Libya hari uko yari yararwanye n'Abafaransa barwanira muri Chad. Aba perezida bo muri West Africa bari aba francophone bose bajya kureba Mitterrand. Mbese iriya nama tuzayigire, ari byo baze kumwana. Mitterrand avuga ati mwijyayo. Ntibajyayo, inama irakora umuntu yabo. Pare yarababujije. Pare yabagiye kubaza pare, urumva barikoze. Icyo cyatumye ubundi umwe yagendaga umwe babiri ntubimenye. Ariko ngo bose barajyanye, barakirwa, bijya muri za media z'Abafaransa. Icyo gihe twari mu Bufaransa, ko baje guhura na Mitterrand bamubaza niba inama ya Afurika yabo. Icyavuyemo Abafaransa bane batinyaga no kubivuga, barabivuga ngo icyavuyemo Mitterrand yababujije, kuko baragenda inama ntibayijyamo, batayigiyemo ibura korumu ntiyabo. Ubwo nabwo ariko ubwo urumva ndaguha ko saba mu Rwanda gusa, n'abahandi. Ubwo ndaguha urugero n'abahandi, ibyo ko nibyo twita ngo independence politique, nayo ntayo babaga bafite, nayo yabaga icagase, uretse kuba uri perezida n'ibindi, kuko nanone ibitekerezo na politiki wabikoraga hariya. Ubwo wenda Habyarimana, Kayibanda bagendaga bitanagaragara, bitanavuga. Ariko ubwo naguhaga urugero kuba Afurika perezida 14, umubare ndanawibuka.
bikora bakajya kureba Mitterrand bikavugwa ku maradiyo, urumva n'abazungu nabo ntibahishira, bivugwa ku maradiyo n'amateleviziyo yabo ngo perezida 14 bo muri Afurika baje kubaza Mitterrand niba inama ikwiye kubera n'abayitabira muri Libya. Abazungu rero kuko banadusuzugura cyane bakubitamo ngo Mitterrand yababujije inama ntiyaba. Honorable Tito asubiye mu mateka agaragaza ko kimwe n'ibindi bihugu u Rwanda narwo rwabonye ubwigenge mu bya politike n'imiyoborere, ariko nabwo birangiye atubwiye ko bwari bucagase. Yatubwiye ko mu bwigenge mu by'ubukungu bwo ni hafi ya ntabwo n'ubundi bari babigumanye byose. Hanyuma Honorable Madina, utekereza ko ubundi ubwigenge nyabwo bwuzuye bwakabaye ari ubuhe? Ayo makosa yagombaga gukosorwa ate mu kugira ngo koko u Rwanda noneho rwigenge nyabyo? nk'uko yarabivuze muzehe, ubwigenge nyine icyo gihe bwari bucagase nk'uko yarabisobanuye, aho abaperezida babo ku mugabane wa Afurika bajya kubaza ku mugabane w'Uburaya icyo bakora. Umuperezida umwe si no kuvuga n'umugabane wose. Rero iyo uvuze ubwigenge, ubundi ubwigenge nyakuri ni ubwigenge bufite n'ubuyobozi wavuga ubuyobozi bukomeye. Ubuyobozi bukomeye ubwo nagira ngo nabihuze cyane na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho umuryango wa FPR Inkotanyi wari wahagaritse Jenoside yakorerwaga Abatutsi muri 1994, wagizemo amahitamo anakosora ayo mateka mabi cyangwa iyo miyoborere mibi. Muri uko guhitamo neza umuntu yanabigaragarizaho uhereye no ku itegeko nshinga rya 2003 ritorwa. ngira ngo muzehe Tito yari n'umwe mu bagira yarayoboye iyo komisiyo, nuko ari ryo tegeko nshinga rya mbere wavuga ryatekerejwe n'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda banabihuza n'amateka twari tuvuyemo. Iryo tegeko nshinga rero ryanaje ririmo imirongo migari, navuga mbere yuko umuntu ajya no mu mahame remezo. Iyo urebye no mu irangashingiro ryayo bivuga ko twiyemeje kugira ubutegetsi bushingiye ku bitekerezo bitandukanye. Birumvikana ko n'ibitekerezo bitandukanye bya politike, ariko hakazamo nuko hari no gusaranganya ubutegetsi. Muri uko gusaranganya ubutegetsi bwo ni bwa butegetsi utavuga ko bwiharira. Mu gusaranganya ubutegetsi tubibona mu Rwanda, ngira ngo ni na hake biri, ahandi ubundi FPR yari ifite ubushobozi bwo kuba yategeka icyo gihe mu nyuma y'uko ihagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yaje ikosora amakosa yabaye. Ibona ko kwikanyiza kugira ubuyobozi ukabubamo wenyine haba hari bamwe bahejwe. Rero niyo mirongo migari navuga iri no mu itegeko nshinga uhereye ku irangashingiro, ariko bikanaza cyane mu mahame remezo. Mu mahame remezo harimo iryo hame remezo rivuga ko ari igihugu kigendera ku mategeko, ariko ari igihugu kigendera kuri demokarasi y'imitwe ya politiki itandukanye, ariko ishingiye no ku bitekerezo binyuranye. Ibyo bikaza binashimangirwa n'ingingo ya 62 muri constitution, aho bavuga nyine gusaranganya ubutegetsi. Gusaranganya ubutegetsi ni ikintu gikomeye, kubera ko tuzi ko ngira ngo umuntu afashe amateka y'igihugu cyacu mbere gato nuko habagaho ngo ishyaka rimwe, abantu bagatora ishyaka cyangwa bagatora nk'icyo bitaga ikijuju, bivuze ko ryabaga ari rimwe nta wundi muntu ushobora. Aho ni kuri Repubulika ya kabiri. Ubwo rero ndabihuza n'ukuntu FPR yaje ikosora ayo makosa y'uko abantu bagomba no gusangira ubutegetsi. Ni ikintu gikomeye cyane. Iyo narebye muri iyo ngingo ya 62 ivuga ko Perezida wa Repubulika ntashobora kuva mu mutwe wa politiki umwe na Perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Ni ikintu gikomeye cyane. Iyo Abanyarwanda cyangwa bene igihugu bibonye mu buyobozi babubona nk'ubwabo, babigira ibyabo. Aho banavuga ko rero ko n'ishyaka ryabonye amajwi menshi mu mutwe w'abadepite ridashobora kugira abarenga 50 mu nama y'abaminisitiri. Ni ikintu gikomeye, kandi birashoboka cyane ko ushatse ishyaka riri ku butegetsi ryabona n'abaminisitiri barenga abo ngabo, ariko ni uburyo bwo gusangira ubutegetsi. Ni ikintu gikomeye. Rero navugaga ko kugira ubwigenge nyakuri n'ubwo buyobozi
ubuyobozi bushikamye cyangwa bukomeye. Ariko iyo tuvuga ubuyobozi bwiza, ubwo ni ya miyoborere myiza, uyirebera no wavuga nko mu nkingi tugenderaho nk'igihugu. Iyo tuvuga ubuyobozi bwiza buba bushingiye no kuri iyo miyoborere myiza birumvikana, ariko bugashingira no kuri no ku bukungu. Yahoze atubwira Mzee Tito ko muri icyo gihe abakoroni icyo bazaga bashaka nyine n'ubukungu bw'ibihugu. Ariko ubu ngubu ubuyobozi bwacu bwiza, iyo ubonye aho iterambere rigeze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'igihugu ubundi cyari mu nzira yo twavuga yo kuzima muri 1994, ariko kikaba ari kimwe mu bihugu byateye imbere mu bukungu ku rwego rwa Afurika, mu bihugu byihuta mu bukungu. Ni ikintu rero huza n'imiyoborere myiza kugira ngo igihugu gitere imbere mu miyoborere, gitere imbere mu bukungu, nuko haba harimo n'imiyoborere myiza. Iyo tuvuga imibereho myiza y'abaturage, burya ni ikintu gikomeye cyane. Nuko wa muturage, duhereye kuri politike ya kera yuko yavanguraga abanyarwanda kujya ku ishuri bakareba muri ryaringaniza, abantu bakahaguruka kubera umuntu akabazwa umoko kuva ari umwana muto kurinda akura, ariko ubu ngubu umwana wese akaba ashobora kujya mu ishuri. Ni ikintu gikomeye, kandi ubundi uburezi niwo musingi w'iterambere. Iyo umuntu atashoboye kwiga, ubwo ntumutegaho byinshi. Ubwo navugaga mu mibereho myiza. Iyo ufashe mu mibereho myiza, munahuza na politike, twavuga leta y'ubumwe, ariko ni leta y'ubu, ko yarebye ko kugira ngo umunyarwanda abeho neza, ya myaka tuvuga 70 bamuze baranayirengeje, aho kugira ngo agire ubwo buzima butagira umuze nuko agira n'ubuvuzi bwiza. Ubwo navugaga mu mibereho myiza. Ariko iyo tuvuze no mu bubanyi n'amahanga, nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubu minisitiri yadusobanuraga, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ko tumaze kugira ambasade ziri hejuru ya 47 ngira ngo ku migabane yose. Ububanyi n'amahanga rero nuko burya nta gihugu kigira, nuko ukeneye amaboko y'ibindi bihugu, ariko no kubana n'amahanga. Ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika tunamushimira cyane, iyo nkawe uyoboye ububanyi n'amahanga ku rwego rw'igihugu, tubona ko imibanire n'amahanga igenda itera imbere. Icyo ni ikimenyetso cy'imiyoborere myiza. Iyo tuvuga cyangwa cy'ubwigenge nyakuri, iyo tuvuga ubwigenge nyakuri, ni bwa bwigenge abaturage bafite umudendezo cyangwa bafite amahoro. Buryo bifite amahoro n'ibindi byose birashoboka. Bavuga ko amahoro n'umutekano niyo nkingi y'iterambere. U Rwanda rero, iyo urebye u Rwanda, ni igihugu wavuga gitekanye, ariko niyo turebye n'ibipimo, nk'iyo tureba ibipimo bya RGB, tubona ko umutekano uhora ku isonga. Dufite umutekano mu gihugu, ariko twavuga ko tusagurira n'amahanga. Irebye uko u Rwanda aho tugenda tujya gutanga cyangwa kunganira abandi mu mutekano. Ibyo ni ibimenyetso rero twavuga by'imiyoborere, by'ubwigenge nyakuri. Icyanyuma nakomozaho, ubwigenge nyakuri ni ubwigenge bushingiye ku mateka y'igihugu. Iyo tuvuga amateka y'igihugu, iyo tuvuga ubwo gusaranganya ubutegetsi, nuko tuzi ko kera abantu bahezwaga. Rero gushingira ku amateka y'igihugu, ku gihugu cyabayemo nka Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ibintu utakwirengagiza. Ubwo rero navugaga ko kugira amahitamo ya politiki ashingiye ku mateka y'igihugu, nibwo navuga nkaho ari bwo bwigenge nyakuri. Bwigenge nyakuri. Honorable Frank Habineza, nk'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, watwemereye ko mwatengushya abanyarwanda cyangwa abanyapolitiki bababanjirije batengushya abanyarwanda. Perezida Paul Kagame niwe ukunda kuvuga ko abaturage burya ngo nta kibazo cyabo, ubwo ari abajene bavuga ati nta ribi ryabo, ngo abaturage burya nta ribi ryabo, abanyapolitiki nimwe mu bateza umwiryane. Ariko mu rwego rwo kugerageza gukemura icyo kibazo, u Rwanda rwahisemo politiki y'ubwumvikane. Iyi politiki y'ubwumvikane ishobora kuba igipimo cyangwa kimwe mu bimenyetso by'ubwigenge nyabwo. Urebye nayo bisaba kureba mu mateka nyine kubera iki hajeho politiki y'ubwumvikane. Icya mbere ni uko nta bwumvikane bwari buhari. Imitwe ya politiki yari ihari icyo gihe
cyangwa se nitutasubira mu gihe cya independence tukajya mu gihe cya vuba cya 1991 aho amashyaka menshi yaje kwemerwa gushingwa, twabonye yuko imitwe ya politiki icyo gihe ari za MDR, ari za PSD, za PL, za CDR, yewe na MRND iri ku butegetsi, hari harimo ibintu byo kutumvikana gukomeye cyane. Icyo gihe abantu bakoraga izo zita meeting cyangwa se inama z'imitwe ya politiki, abantu bagakubitwa, hari ibyo bitaga kubohoza, bakagufura mu shaka rimwe, bakagufura mu rindi ku ngufu, bakakwambika imyenda ku ngufu, ndetse habayemo n'ubwicanyi bwo kwica abanyapolitiki. Habamo imyigaragambyo ya buri kanya, abantu bigaragambya, byose bitatanga amahoro n'ituze mu baturage. Abantu bakahora bahangayitse, ndetse iyo ukurikiye neza cyane wumva ko byageze aho Abanyarwanda bamwe bakajya batunga amakarita 2 cyangwa 3 y'umutwe wa politiki. Niba MDR ije ukabereka kuri MDR, PL yaza ukabereka kuri muri PL, cyangwa PSD yaza, ku buryo ugira ngo ushobore kuba waje kuramuka. Ariko dusubiye inyuma noneho n'umuntu w'umututsi nawe yari afite ikibazo gikomeye cyane, kuko hari nk'iriya CDR yari ifite urwango rukomeye cyane, ndetse twibuka ko igihe jihad n'urugamba rwo kuboza igihugu rwari rwatangiye, barimo no mu masezerano mu kugana ku bijyanye n'amahoro, amasezerano y'amahoro muri Arusha, n'ubundi CDR yari yaranze ibintu bijyanye no kujya no muri guverinoma n'ikidashaka FPR Inkotanyi idashaka, urumva yo ifite ubuhezanguni idashaka kumvikana, yavuga ngo niyo guverinoma ntiyayijyamo, niyo bavugaga abandi ngo nibura FPR zabone 40% yo itabyemera. Yewe njyangana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitaga Nkurunziza yagiye agarutse hano bamumerera nabi cyane. So nukuvuga ngo nta bintu by'ubwumvikane byari bihari. Niwe tujya twumva bavuga ngo bari baramuhimbye ngurisha igihugu. So ubwo urumva ko turebye ibi byose byabaye, noneho igihugu kimaze kubohorwa nibwo abantu batangiye gutekereza se tuhashiraho uwe murongo kugira ngo tuyobore kino gihugu. Turebye amateka dufite kuva na mbere ya 1959 tugakomeza Republika ya mbere, ya kabiri, ibyo tuvuyemo, jenoside yakorewe Abatutsi tumaze kubivamo byose, igihugu cyajyaye. So icyo gihe haje kubaho ibiganiro byo muri village Urugwiro, hano hakurya hano hafi, abanyapolitiki barahura, ariko batari bonyine, n'abayobozi b'imitwe b'amadini n'abandi bayobozi batandukanye barahuye, cyangwa bahuye mu gihe cy'imyaka 2, niba nibeshye kuva muri 1997 kugeza 1999. So batangira gutekereza ukuntu igihugu cyayoborwa, ariko kidasubiye inyuma, kidasubiye muri ayo mateka mabi cyavuyemo. So ubwo muri ibyo bitekerezo byagiye bitangwa byinshi cyane, niho havuyemo ibitekerezo byo guhana, kuzana ubutabera buhana, aribwo bwavuyemo Gacaca yashoboye kudufasha mu gukemura ibibazo bya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko abantu babonaga ko badashobora gutwara abantu bose mu nkiko zisanzwe ngo bikunde. Hazamo n'ibitekerezo byo kuba habaho viziyo y'igihugu kirekire, ndetse n'ibyo gukora itegeko nshinga. Ariko nanone muri ibyo biganiro nibwo abantu bavuze ati se nta kuntu abantu bashobora kuba bajya baganira kuri ibi bibazo. So bakomeje kugenda baganira, nyuma yaho bagira umurongo bagenderaho wo gutegura n'itegeko nshinga, na za consultation ziratangira. Ariko ntagiye no mu zindi details nyinshi cyane, bakomeje kugira abanyapolitiki bahura. Ubwo ibyo bitekerezo by'uko abantu bagira aho baganira bakumvikana byaje gushimanyirwa mu itegeko nshinga rya 2003, bavuga ati noneho uburyo ko twaganira, ariko tube n'ubundi ko bari bamaze kwiyemeza yuko imitwe ya politiki igomba gukomeza, kuko icyo gihe barimo gukora consultation gihe n'indi umunyeshuri ku University y'u Rwanda i Butare, ba Honorable Tito bazaga kutubaza murabyumva gute abanyeshuri, twari turi n'abahanga cyane icyo gihe, tutanga ibitekerezo, ariko bari babaje n'abandi Abanyarwanda benshi bavuga ko batifuza imitwe ya politiki, kubera ko bari babonye ibyari birimo, ariko umurongo waje gufatwa ko igihugu kitakomeza kuba kiyoborwa n'ishaka rimwe, kuko byari gusubira nk'uko byari bimeze kwa Habyarimana, cyangwa se uko twabibonye no muri Kongo kwa Mobutu, yewe ni Bugande kuri za UPC n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari kuba byiza, niko hafashe umurongo ko imitwe ya politiki yaza, ariko noneho ikaza itaje gukora nk'iya mbere, ikaza ishobora gutanga ibitekerezo byayo bitandukanye, ariko nibura abantu bakajya naho bashobora guhurira bakaganira ku bintu bikomeye cyane. Niko haje n'icyerekezo kuba hajeho ihuriro nyunguranabitekerezo n'imitwe ya politiki, ndetse riza no kuzana mu itegeko nshinga. So nkumva yuko mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa hari ijambo bita consensus, cyangwa mujya muryumva, icyo cyerekezo nicyo cyaje kuvuga ati abantu bashobora kugira consensus, gusa abantu bamwe benshi
nkazo ishyaka ryacu ryo muri Green Party natwe twabanje kutajyamo muri forumu tumaze kwandikwa twabanje kubyanga. Yego twabanje kubyanga kubera mwabinengaga iki? urumva mbere yuko twandikwa hari harimo ibitekerezo abantu bavuga ngo iriya forumu ntabwo abantu bemererwa kuvuga, FPR niyo yonyine ivuga. Iniga ibitekerezo byandi mashya. Noneho tumaze kwandikwa tubiganiraho abantu tujye muri forumu, navuga ati muri forumu ntabwo ari heza. So twamaze umwaka wose turajyamo, ariko tubiganiraho cyane, tugiye no muri forumu tuganira n'abayobozi bayo, tuganira n'abandi bantu, bakatubwira ati ku forumu ntabwo ari ikibazo rwose. Niba ufite ibitekerezo byawe bizima ushobora kubitanga, niba utabifite nyine niba cyangwa uri muri coalition FPR n'ubundi ntabwo uri wivuguze kuko uri kumwe nayo, ariko niba ufite ibitekerezo byawe wabitanga. Tugenda tubyumva, nyuma yaho tuza gufata umwanzuro wo kujyamo, kuko bakoze inama za biro politike ebyiri ibyanga twanga abandi bashaka banga. So tuwemeje kujyayo, twagiye na tuvuga ati turebe niba bya bindi batubwiraga ko bari barambwiye ati nujyayo ati bazaguca hejuru n'imodoka n'iki cyose ruzongera no kubaho n'iki cyose. Batubwiye ishyaka ryawe zaba rirangiye. So tujyayo tugatanga ibitekerezo byacu, FPR bakavuga, natwe tukavuga, n'abandi bakavuga, bugaca tukabona nta muntu wadukubise. Tuvuga bya bintu abantu batubwiye ntabwo ari ibyo. So ikibazo kigaragara nuko niba ufite igitekerezo kizima ushobora kugizana kifite icyo kiri bumarira igihugu wagitanga. Mugani w'abajene mwaje gusanga ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike nta ribi ririmo rwose. Reka tuve muri za Nyarwanda. Ijyangombwa ni ibitekerezo ufite uri buzane ku meza. Niba ufite ibitekerezo byiza wabizana ku meza ukabisangiza n'abandi. Noneho ikindi kintu twagombye kumenya ni kumenya ngo ibitekerezo byawe ntabwo ari byo byonyine bizima. Kuko hari igihe umuntu avuga ngo ibyanjye niyo byonyine bizima, ariko n'iby'abandi bishobora kuba bizima. So uvuga ngo ushobora kumva iby'abandi nabo bakumva ibyawe, noneho mwagiraho mutumvikana mukazagira ahantu muvuga ati tuzageraho dushobora kuba twakumvikana, cyangwa se wasanga icyawe mu by'ukuri icy'abandi cyushije icyawe ukakireka. Uyu niyo yabita consensus, nibwo iza. Consensus iza ari uko abantu baganiriye bagize uko batabyumvikana, nyuma yaho bakageraho bumvikanira. Nicyo kintu abantu bagomba kumvaho, kuko nabo numvise n'abantu twamaze kujya muri forumu anavuga ati mu kiro opposition ko mwagiye muri forumu, twabwira nabo ariko bimeze. Twakomeje gutanga ibitekerezo byacu, ndetse twagiye no kurega na leta. Twebwe uruva turi no muri forumu mwagiye kurega leta inshuro ebyiri, barayireze mu rukiko rw'ikirenga kubera ikibazo cy'igifaransa n'icyongereza. Icyo gihe bari bazanye ibintu by'icyongereza, igifaransa bagishyize ku ruhande. Tuvuga ati oya, igifaransa kiri mu tegeko nshinga, kigomba gukomeza kugira agaciro nubwo icyongereza cyaje. Twaje gutsindwa mpaga kubera ko urukiko rw'ikirenga rwavuze ngo nta bimenyetso dufite, ariko twari twabitanze, ko twari twatanze. Rero ndi sinzi ikinyamakuru nasomye ngo ko mwiteguye kongera kurega. Ibyo tube tubiretse gatoya. Ibyo sinzi. Nshaka kwereka ni kuba muri forumu ntabwo bikuza gutanga ibitekerezo byawe, kuko twareze n'itegeko. N'ikimenyimenyi n'uburi umuvugizi wayo. Exactly. Kuvuga igikomeye cyane. Igihe abantu bavuga ko ashaka guhindura itegeko nshinga, Perezida Kagame ayongere kwiyamamaza inshuro nyinshi, twaje kuvuga ati oya, itegeko nshinga risobanuye gutya ko iyi ngingo itagomba guhinduka. Ntagiye muri details zabyo. Nyuma yaho twandikira inteko ntiyadusubiza neza. Tumaze tubura n'abayobozi b'inteko, twayoboye na vice perezida w'inteko, adusubiza tubwira ati niba mufite umudepite wanyu atanga igitekerezo, twumva nta mudepite dufite hariya. Icyo gihe nashatse umudepite umwe, ariko nuko yari mu FPR arabakanira. Noneho nyuma yaho tuhitamo kujya mu rukiko rw'ikirenga. Itanga ikirego cyacu, turakiburana, turatsindwa, abona na referendum. Iyo byose ni ibigaragaza yuko abantu ushobora kuba muri forumu ariko dufite ibitekerezo bitandukanye, ariko tukaca mu nzira ya demokarasi tukabitanga. Niba bidakunze tukemera inzira ya demokarasi. Demokarasi ni uko iyo watsinzwe ugomba no kwemera ko watsinzwe, kuko iyo utsimbaraye kandi watsinzwe ubwo nawe uba wibeshe nyine, kuko ibitekerezo byinshi nibyo bigira. So nibyo navuga ati iyo byose ni inzira ya demokarasi u Rwanda rwahisemo, ko abantu bashobora gutanga ibitekerezo bitandukanye, ni multipartisme, ariko abagize ibyabo bikakundwa cyane bakayobora. Ariko bitavuze ko n'iby'abandi bitayoboye nabyo bitare ibitekerezo, nayo bishobora kugeraho bikunganira. Cyaba igipimo cyiza rero demokarasi iteye ityo, ayo mahitamo cyaba igipimo cyiza cy'ubwigenge nyabwo. Kubera ko twebwe nkanjye navukiye Bugande, navuyeyo ndangije sekonderi, nabonye iby'i Bugande uko bimeze. Urusanga abantu na n'ubu imitwe ya politike bararwana,
baratanga ibitekerezo Senegal ejo bakarwana ndetse bakanicana bakabura mu magereza bafunzwe none ukibaza se ibyo nibyo byiza nkumva ngiye atari ibyo byiza kandi bakajya mu nteko ishinga amategeko no muri Senegal babibonye ko abadepite barwaniye mu nteko nose ukavuga mu by'ukuri iyo niyo demokarasi twakwifuza numva demokarasi abantu batanga ibitekerezo byabo ariko batagiye kwicana batagiye kurwana nibo bavuga ko mufite ubwira naho tugiye gukora nka biriya tubone ibyo tuvuga tuba turimo gukopera nk'iyi Burayi kandi niba wakopera n'Iburayi kopera y'icyiza ntabwo ntabwo utagomba gukopera ikibi muri Amerika bafite opposition bakagira nk'ubishaka rya Trump riri mu butegetsi mu myaka ishize yari muri opposition iri aba Obama ari aba Democrate ubu riri muri opposition kandi yarayoboye mu myaka ishize ariko ntabwo barwana batanga ibitekerezo amategeko bakayatora ariko bageraho ingingo y'imari bakayifunga bagera bakumvikana bakayifungura so niyo demokarasi numva natwe twagomye gukomeza nko mu Rwanda Honorable Tito ubu u Rwanda rurigenga nyabyo rurigenga buriya ntirurigenga byose kuko iyo ubundi ubwigenge buba buri mbese u Rwanda ubu ngubu umurongo wa politiki wacu urigenga nk'uko babivugaga twitoranyirije na demokarasi ibereye igihugu cyacu irangiza ibibazo byacu tutagombye kubaza abandi iyo tubabaza baba baratubwiye bati mukore nk'ibyacu ni nacyo batangagaho kugira ngo twubake demokarasi isa n'iyabo ukuntu ariko turabaka isa noneho kuyobora abaturage guhera hejuru kuri perezida wa repubulika imiyoborere myiza tuyigengaho ibyo dukora n'ibyo twifitemo ibitekerezo byacu akaba ari byo tugenda dukurikiza ibyo tubyigengaho igituma nakubwiye niko tutarabona 100% ni uko muri ekonomi dufite umurongo wacu wa ekonomi twigengaho ntawe udufasha ngo ushyireho ariko ubwo ufite hari abantu bakiri imbere yawe urumva urafatika wenda tuvuge amabuye y'agaciro ducukura hano ntidufite ububasha bwo kugira ngo tuyikorere atubyaririze imodoka n'ibindi turacyayaha bariya rero niyo bakiyatwara urahabashyiriye kandi akaba aribo bashyiraho igiciro urumva ubwo ntiwigenga tekereza umuntu akuzaniye igitoki uri umuguzi wowe ukigura akaba ariwe ushyiraho igiciro urumva uko byameze ni nk'ibyo tubashyira amabuye akaba ariwe washyiraho agaciro haracyari urugendo rero haracyari urugendo bw'uko dufite muri ekonomi ubundi buri gihugu cyagenda kizamuka buhoro kigenda kizamuka gitera intambwe nk'uko tugenda tubikora wigenga kuri iki wigenga kuri iki kuri budget twabanje kugira ingorane ya budget tukigeraho nta mafaranga bire ntaki noneho banagufasha ugufasha rero burya akubwira ati kora iki nubwo twarwanaga tutyanga ndetse abayatanze bakagenda n'iki ikongera ariko turashaka kubikora ibi ariko urumva ko abagiye gufiteho nk'ibyo ariko naho tumariye kugera ubu ngubu tuzi ku murongo ko wenda ibyo badufasha nk'impano biri kuri hasi y'10%, ibindi byose ari ibyo dukora mu misoro yacu nayo tuguza urumva ubwo ni ibyacu turabyigenga ariko baracyafite ko ari bo bagifite ubukungu bw'isi mu ntoki zabo urumva urashaka igare urarikura iwabo urashaka yewe n'imihoro yo gutemana twayikoraga iwabo urashaka imodoka urayikura iwabo urumva ibintu kandi turacyatanga ibyacu bakeneye ku giciro gito bo bagakoreramo ibyabo bakaza bakabitugurisha bihenze cyane urumva ducuruza duhendwa tukarangura duhendwa nanone urumva rero icyo gihe tutaragera hariya ntabyo ubundi byakwihuta abanyafurika tugiye hamwe tugatangira tukabyanga tugafatanya byakwihuta ntitwongere kugira ibyo urumva rero bitwara igihe kirekire bitwara imbaraga nyinshi ishaka politiki nziza kugenda ukora n'iki kugira ngo ugende ubinyuramo ariko ubundi ufite ubwigenge yavuga uti bo niba udashaka amabuye yanjye genda sinyaguhaye
kuko uzi icyo uriya bukoresha. abantu rero baracyafite umukoro wo urumva rero aravuga ati ati umuye wasinya ashaka ndashaka ya kanaka basa mujye kumwinginga uti nyamuneka yatwaye kuko udafite ahandi naba n'ubu nibura y'abanyaburayi bayanze yaha abashinwa nibura ibyo byajemo ko batumvikana iyo yabumvikanaga ni none batubwira kimwe wenda wa Amerika yavuze ati mawe yenda yanze bigatuma n'umushinwa byanga ubutari nk'umunyamerika yanze avuze ati sinshaka amabuye y'u Rwanda abanyaburayi bose barayanga ariko rero ukaba ufite uti hari Ubushinwa ugahora usaba ati nyamuneka Ubushinwa batazumvikana nabo nawe ejo ntazaburomgira nk'uko bari basanzwe babikora urumva rero izo manevure zerekana yuko muri ekonomi turacyafite intege nkeya mu by'ubukungu niho hakiri byinshi byo gukora ariko ni umukoro w'abantu bose by'umwihariko ababyiruka ngira ngo ntabwo iminota ibaye ku ruhande rwacu mutwemerere dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu nshimire cyane Honorable Tito Rutaremara ni komiseri mu muryango wa FPR Inkotanyi mwakoze ku musanzu wanyu mu kiganiro. Murakoze cyane. Nshimire cyane Honorable Madina Ndangiza umunyapolitike wo mu ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI mwakoze cyane Madina. Mwakoze cyane. Nshimire kandi Dr Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije akaba n'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Honorable Habineza mwakoze namwe. natwe tubashimiye cyane. Reka nshimire namwe twari kumwe muri iki kiganiro inkuru mu makuru cya none nitwa Divin Uwayo ibihe byiza aho muri mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zacu zose.